Inteko rusange idasanzwe ya FPR Inkotanyi yateranye kuri iki cyumweru yabaye akanya keza ko kwishimira inama n'impanuro bahawe na nyakubahwa Paul Kagame chairman wa FPR Inkotanyi ubwo yasuraga akarere ka Musanze abaturage bakamugezaho ibyifuzo byabo. Abanyamuryango bari bayitabiriye bahagarariye abandi bahawe ikiganiro ku mpindura amatwara n'uburyo FPR Inkotanyi igomba kurushaho kuba moteri y'iterambere ry'ubukungu. Ikiganiro cyatanzwe na komiseri Musoni Prote wababwiye ko bagomba gukora cyane kandi iteka bagaharanira kurushaho kwihutisha iterambere. Chairman w'umuryango FPR Inkotanyi mu ntara y'Amajyaruguru bose ni bamwe Aime yagaragaje ko abanyamuryango muri iyi ntara bazakomeza guharanira kuza kwisonga muri gahunda zubaka umuryango no kongera umubare w'abanyamuryango kava kuri 93% bagezeho muri iki gihe bakagera ku 100%. Komiseri mu muryango wa FPR Inkotanyi hakaba na Minisitiri w'Intebe Dr Pierre Damien Habumuremyi yashimiye abanyamuryango bo muri iyi ntara aho bageze biteza imbere. Yabasabye ko kugira ngo impindura amatwara FPR Inkotanyi yatangiye igerweho nk'uko babyifuza bagomba kurushaho guhaguruka abakora bakava mu biro bagwiyemeza mirimo bakanoza gahunda bakora. Yatinze cyane kukongera umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi no kunoza imitangirwe ya service mu nzego za leta n'amahoteli. No kunoza imitangire ya service, kunoza imitangire ya service. Mufite amahoteli, mufite za restaurant, aho abantu barira, aho abantu barara, ariko na service leta na service za leta. Ubu mwese ko mwicaye hano muzi uburyo muri ayo mahoteli service zitangwa. Kubona umuntu ajya mu hoteli agasaba ibyo asaba agahaguruka akagenda atabibonye. Ubu umukerarugendo aje akarwarira hano mwamuvuriza he? Ibitaro byanyu byo mwamuvuriza mu bisakuriye bifite isuku bitagira isuku bahora bavuga kuri radio n'abaturage bavuga buri munsi umwanda gufikisinga umwanda ukava mu bitaro. Ikibazo kiri ibi byose tumaze kuvuga byose kugira ngo bishoboke nuko tuba twatsinze iki? Twatsinze amatora. Moteri igomba gutsinda buri gihe, igomba gukora buri gihe, igomba gutsinda buri gihe. Mu bindi abanyamuryango wa FPR Inkotanyi bashimiwe harimo kuba ari bo bonyine babashije kwiyubakira icyicaro cy'umuryango ku rwego rw'intara kandi bakanatangiza societe y'ishoramari Northfleet Business Company. Buri munyamuryango wese mu rwego rwe yasabwe kwiyumvamo kuba indorerwamo igaragaza ubuzima bw'igihugu n'agaciro k'abanyarwanda kandi abashoramari bakirinda kuba abanyamwigendaho. Abanyamuryango wa FPR Inkotanyi kandi basabwe kugira uruhare mu gukemura ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage hakoreshejwe kuboneza urubyaro, bagahagurukira ikibazo cy'imirire mibi mu bana bari munsi y'imyaka 5 kandi bakihutisha na gahunda yo gutura ku midugudu kuko kugeza 73% ari bo batuye mu midugudu nayo igenda igaragara nk'isisiro zitari imidugudu y'icyerekezo. Muri inteko rusange idasanzwe ya FPR Inkotanyi habaye n'igikorwa cyo gutora perezida wa komisiyo ngengamyitwarire ku rwego rw'intara wagizwe umunyamategeko Madamu Batsindarine akaba aje asimbura Dr Karemangingo Charles. Twishime Jadofis, Renfort, Musanze.